urugero rw'indwara umuntu yakwirinda mu gihe anywa amata ya soya harimo n'ubwoko butandukanye bw'amakanseri. Hari n'ubushakashatsi bwakorewe muri Carolina y'Amajyaruguru muri Amerika bwagaragaje ko gukunda kurya ibintu birimo flavonoid nka soya cyangwa se amata yayo bishobora kurinda ibyago byo kurwara indwara zishobora kwibasira abagore, by'umwihariko kanseri z'ubwoko butandukanye. Abagore bageze mu bihe byo gucura bashobora kwibasirwa na kanseri y'ibere n'ubundi bwoko bw'amakanseri. Niyo mpamvu nk'aya mata baba bayakeneye cyane. Amata ya soya ntabwo yahwanya intungamubiri na soya ubwayo. Nubwo rero hari ibiba byatakaye hakorwa amata ya soya, ntibikuraho ko amata ya soya agira akamaro ku buzima bw'umuntu kurusha andi moko yose y'amata aturuka ku matungo cyangwa se inyamaswa zitandukanye. Impamvu nuko amata y'inyamaswa aba aburamo ibyitwa methionine na cysteine, kandi birakenerwa cyane mu mubiri, kandi mu mata ya soya bibamo ku bwinshi. Nubwo amata ya soya yigiramo calcium nkeya ugereranyije n'ay'inka cyangwa se ay'ihene, ariko niboneka muri soya irafasha cyane mu mubiri kuko yunganirwa n'indi myunyu nayo iboneka mu mata ya soya ku bwinshi nka potassium na magnesium, nayo igirira umumaro umubiri. Ikindi kintu gitandukanye amata ya soya n'ubundi bwoko bw'amata nuko nta sukari ya lactose yigiramo, kandi na proteine zo mu mata ya soya zitandukanye cyane n'iziba mu mata y'inka, zigogoreka neza mu mara, bikaba byakorohera umubiri kurusha uko byaworohera ku mata y'inka. Mu gukingira umubiri, amata ya soya arusha akamaro amata y'inka kubera ko nta rugimbu ruyabamo. Mu nyubakamubiri afite ubukire ntagereranywa kurusha amata y'inka. Soya nta hantu ihuriye rwose n'ibindi biribwa bitandukanye mu bijyanye n'inyubakamubiri. N'amata yayo rero niko bimeze. Hakaba n'ibindi bintu byitwa isoflavone biboneka mu mata ya soya, zikundirwa ko zishinzwe gukingira imyanya ishinzwe kororoka no gukingira ingaruka zizanwa no gucura. Ni ukuvuga ubuzima bushingiye ku myororokere soya ibikoraho cyane, by'umwihariko ariya mata yayo ashobora gufasha cyane yaba ku bagabo no ku bagore mu gufasha guhangana n'ibibazo bishamikiye cyane ku buzima bw'imyororokere. Niyo mpamvu soya ari nziza cyane no ku buzima bw'imyororokere yaba ku bagabo no ku bagore. Irinda kanseri ya prostate ku bagabo, y'amabere ku bagore n'ubundi bwoko butandukanye bw'amakanseri, ikanakuraho ingaruka zo gucura. Ikindi nuko aya mata akoresha neza umutima n'imitsi kubera ko ibigize soya n'ubundi bigenzura urugimbu rwo mu maraso. Ni na meza kubera ko atagwa nabi amara nk'uko bigenda ku mata y'inka. Amata ya soya ashobora kunyobwa n'abantu bafite imibiri itihanganira ubundi bwoko bw'amata. Wari uzi ko yanakorwamo yawurute nk'uko bazikora mu mata y'inka? Abantu rero bagira ikibazo ku mata y'inyamaswa bakikoreshereza aya ya soya, gusa wenda bagahitamo ayongewemo calcium cyane cyane iyo ari amata yagenewe nk'abana bagikura n'abantu bageze mu zabukuru bafite ibyago byo kuba barwara indwara z'amagufa kubera ko calcium ni nkeya mu mata ya soya. Gusa habamo indi myunyungugu yunganira iyo calcium, nabyo bikaba byakira ikintu bimara. Nubwo amata ya soya ari meza cyane ku bantu bafite imibiri itihanganira amata y'inyamaswa, nayo agomba kunyobwa mu rugero ruringaniye. Ntabwo ari byiza kunywa menshi. Agira ibyiza bitandukanye rero, harimo kuba ari meza ku buzima bw'umutima w'umuntu, kuba atagiramo ibintu bibyibushya ni byiza, ahubwo akaba akungahaye ku byitwa fibre, bituma umuntu yumva yijuse neza, ntabyibuhe bikabije, agahora ku murongo. Birazwi ko ibiro byinshi biri mu bishyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Izo fibre rero ziba mu mata ya soya zituma igogora ry'ibyo umuntu yariye rigenda neza, ntabashobora kugira ikibazo cyo kugomera cyangwa se kugugara. Anigiramo ibyitwa omega 3, afasha no mu kurwanya ibinure bibi mu mubiri kubera ko ibyo binure ari byo bigenda bikaziba imitsi. Kugira ngo umuntu abone ibyiza byose bizanwa no kunywa amata ya soya, bisaba ko ayanywa abijyana no gukora wenda twa siporo. Si ngombwa kwinaniza, nubwo wajya ugenda n'amaguru iminota 30 ku munsi biba bihagije. Amata ya soya rero arinda uyanywa gusaza vuba bitewe nuko yigiramo ibyitwa flavonoid na antioxidant bituma umuntu adasaza vuba. Izo antioxidant ziboneka mu mata ya soya zifasha umuntu kugira ubudahangarwa bw'umubiri bukora neza, akaba adashobora kurwara indwara zitandukanye n'uruhu rwe rukagira ubuzima bwiza. Urugero rw'indwara umuntu yakwirinda mu gihe anywa amata ya soya
harimo n'ubwoko butandukanye bw'amakanseri. Hari n'ubushakashatsi bwakorewe muri Carolina y'Amajyaruguru muri Amerika bwagaragaje ko gukunda kurya ibintu birimo flavonoid nka soya cyangwa se amata yayo bishobora kurinda ibyago byo kurwara indwara zishobora kwibasira abagore, by'umwihariko kanseri z'ubwoko butandukanye. Abagore bageze mu bihe byo gucura bashobora kwibasirwa na kanseri y'ibere n'ubundi bwoko bw'amakanseri. Niyo mpamvu nk'aya mata baba bayakeneye cyane. Amata ya soya rero agabanya ibyago byo kurwara indwara z'amagufa, iz'imitsi zikunda kwibasira abagore bageze mu kigero cyo gucura. Umugore ugeze guha amata ya soya umwana uri munsi y'imyaka 3, ariko binabaye byiza munsi y'imyaka 5 ntabwo wamuha amata ya soya, ariko hejuru y'imyaka 5 nta kibazo. Sina byiza kuyaha umugore utwite cyangwa wonsa cyangwa urwaye kanseri y'ibere. Ahubwo wenda utararwara kanseri y'ibere, udatwite, utonsa niwe uba wemerewe aya mata. Ku bandi bantu bose yaba abagore n'abagabo amata ya soya rwose bayanywa nta kibazo, ariko akanyobwa mu rugero, agatasi kamwe ku munsi kaba gahagije.